mwongeye kwirirwa bakunzi ba filime yacu bita umusore w'umukire. Nizere rero ko mumeze neza kandi twizere ko mwakomeje kuba mwakwirirwa. Rero muri aka kanya ni analysis filime yanyu bita umusore w'umukire. MK yabonye ko ibintu bitameze neza kandi abona ko ibintu bitoroshe, ahitamo kuba yafata agashyiraho umuntu ugomba kujya yanalizinga filime yanyu bita umusore w'umukire, bakabasha kuba mwayisobanukirwa n'igihe itabasha kuba yasohoka mukabibona muri analysis. Mbibutse ko ari Didier wanyu ubakunda ubasha no kuba yabafasha mu buryo bari kubasha kuba bashutinga filime yanyu bita umusore w'umukire. Ahangaha rero tugiye gutangira tubabwira ngo ibintu byabaye akagambane, byabaye umuriro. MK hano ngaha ari kumwe na Diane hamwe na Rina, ari buze kuba yakwemera ko akunda nde muri aka kanya. Mwibuke ko Rina yabashe kuba yakundana na MK mu bibazo, ariko ntibabashe kuba bakundana neza nuko byabashe kuba byagenda kuriya. Wibuke ko Diane yabashe kuba yatabara MK mu bibazo ndetse no mu makuba. Ese ari wowe wabigenza gute? Ahangaha rero tubibutse ko hari ukubasha kuba mwakwandika muri comment, mukabasha kuba mwashiramo ibitekerezo ndetse n'icyo wabasha kuba watugezaho ukabasha kuba wacyandikamo. Mwibuke ko twatangiye kujya duhemba abantu twabaje ibibazo bakabasha kuba babisubiza neza, uburyo episode izaba itondetse ku murongo. Ese urabona Diane nibaza kumubwira ko bakunda Rina ari bubashe kuba yabifatamo gute? Ari bubashe kuba yabyumvamo gute? Ese MK we hano ngaha amahitamo na yahe? Nina hano ngaha bitekerejeho cyane asanga bitari bubashe kuba byavamo, ndetse afite agahinda kenshi ndetse n'ibibazo byinshi bitewe n'uburyo yabonye uwo bita Kamariza akomeje kuba yamwishushanyaho cyangwa se yamwiyoberanyaho. Ese Kamariza ni iki kibashe kuba cyamugarura muri aka kanya kugira ngo abashe kuba yakwishushanya kuri Rina? Kandi muzi ko ari we wabashe kuba yamugambanira akamutumaho abicanyi kugira ngo babashe kuba bamurangiza, ariko ntibyabasha kuba byakunda abashe kuba yatabarwa na MK. Ese MK ko yabashe kuba yatabara Rina nabwo biri bubashe kuba byahura no kuba yaramutabaye bakabasha kuba bakundana? Mwibuke ko ahantu harimo akantu k'amayobera bitewe nuko Diane yabashe kuba yatabara MK na MK nawe akabasha kuba yatabara Rina. Ntabwo turi buze kuba twamenya uburyo ibintu biri bubashe kuba byagenda cyangwa se biri bubashe kuba byakomeza bitewe n'uburyo bose harimo kuba batabaranye ndetse baratabaranye bitewe n'uburyo MK ariko kubasha kuba yabibona muri episode iri bubashe kuba yasohoka ejo, episode ya 33 cyangwa se 34. mukomeze kuba mwazwikirana neza. Ese ahangaha wowe urabyumva ute? Andika muri comment. Ese ahangaha uburyo muri kubibona biri bubashe kuba byagenda ute?